bakora iki igendere ngwino barambeshe oya ndigende nta nubwo igendere rwose sheri barambeshe sheri koko ndagufashe manukuze tujya kuvuza uriya mwana. biriya bintu Kiziriko na Bihwehwe badukoreye baduhingisha ubuhinge bwa Kiziriko mu murima we ngo ni umuganda. bariya bagabo niba bagome noneho Bihwehwe aho bari umuhituzi asigere yiyemeje urengeje ngo yimura inteko. Ariko gatatu kiriya kigabo Bihwehwe na Kiziriko ngo ni mudugudu ibintu bankorengeye ntabwo binabaho. Uzikora nifite imirimo ndi bukore ubuze nipfuye ko iriya miganda yabo y'amafuti gusa. Aho umva nkubwiye uriya mugabo Bihwehwe n'umutera mwako. Reba ubushize nza kukwishyuza sinaje nasanga amaze kukwiba turazara tujya ku kabari urabyibuka warahadusize. Ndabyibuka uzi ibintu badukoreye badushize mu muvure ura nta mugabo umurimo gatatu kiriya kigabo banza kiraroga ikintu cyaje kikankura mu mufuka simbyumve. Rwabibwirwa n'iki? Ndebera buryo ki bahinze neza pe, ariko kuri ariya manyanga ya Bihwehwe yahingishije mahangaha. Bihwe sinzi icyo ndi bugukorere njyewe, ibibazo byawe ubumaze kubirambirwa, ariko aho ngutegeye uraza kunyishyuza turabona. Reka nigende. Hano gatatu biriya bigabo wabijyana ukagari tukabirega uko buriya byahanwa gusa biremewe. Shamba nguherekeje ahako ngiye gukora sigaye mfite akabari. Gatatu musiga ufite akabari se? Cyane rwose hamwe pimaki yakoraga ubu ngiye kwakorera. Nzaze tugataha ryari se? Igihe cyose abona umwanya uzi nta kibazo uzaze. Okay, nta kibazo sha. Musiga nawe uri umugabo. No kuri pe. Sawa sha tugende. Ehe mudugu ndakubonye sibonye ko nahinze neza nyishyura rero nje kwivuriza umwana. Uratinyukangera imbere no gushyira umuganda mu murima wanjye. Ninde se yakubeye ko nashyizemo umuganda karije wahinze n'amaboko yanjye, ahubwo nyishyura nigendere. Gatadowa nkubiri na Kikurudumu so bambwiye ko ari bo bahinze. Nyishyura ibyo nyishyura ibyo gihe ntago mbizi, bo babikubwiye nibo bazi ibyanyu, ahubwo nyishyura nje kwivuriza umwana. Gatadowa na nkubiri bavuye hano benda kunyica, wabakoresheje umuganda mu murima wanjye. Umva rero Gatadowa, kumva mabuja umuntu arampamagaye ambwira yuko ngiye kujya kurwaza nyine. Ngiye kujya kurwaza wacu uri kubyumva kandi wimvugiramo. Noneho wowe ngiye kugusiga ahangaha ariko ngiye kugusigira inshingano. Sanga warampombeje nzakurangiza. Iki ngo wiki nabyo wumva? Oya ntabwo nisanga warampombeje tuzabonana. Rwose nzagukorera neza mabuja rwose kandi unyizeye. Nibyo nyine mfuye ko kwizera ndagerageje. Ahubwo mabuja yewe tugende cyo kureba umuntu uri mu bitaro. Ko numva se unyuhura. Umva rero muyobozi, nta mafaranga njye kwivuriza umwana, ibyo by'umuganda ntago mbyumva. Ntayo naguha nta rundi wayaguha. Ubu wewe na Gatadowa ndatega bagiye kundega ku kagari. Ubu si yuwe nindi umamagaye abanyabibazo nabo ntibabura. Yo dore n'umuyobozi w'akagari umamagaye. Undi mwite uwasanga nkubiri na Gatadowa bavuye kundega. Ubu wasanga ugiye kumwita utavuga ko aribyo byose wabiteye. Reka nigendere nzahagaruka nje kukwishyuza nje kwivuriza umwana. Reka nigendere. Kandi reka mubwira kandi kantu, ni wishinga Bihwehwe na Kikurudumu na nkubiri bazagukoraho. Imitwe yabo senda yewe
umva ngiye bari bamereye nabi umva banekera imirikwe buri gihe narabimenyereye wowe bazakwigirizaho mwana nudacunga neza n'ijisho bazaryiba uyegera wegenda ujye mu bitaro ujye kureba umurwayi ko numva se ubundi unyuhura nase ubwo ntabwo amerewe nabi ahubwo ihute ngenda asigara mu kazi amerewe nabi se wamurebye wavuyeho wamurebye komeza wicare itonde nyine umenye ko ugomba kunsigarira ku byanjye neza ndabizi rwose ahubwo haguruka ugende ntago narenze ko kuyobora umudugudu ari uko bimeze narenze ko ari ukwinywera urwagwa ntago narenze ko ari uko bimeze kabisa ariko noneho uyu mudugudu w'akaziga urahimbye pe iby'inteko ntago nindabikira none Bihwehwe ashyizemo n'ibindi byo gushyira umuganda mu murima wa umudugudu none ibi ni ibiki pe ibi ni ibiki yawe Nyirakagari nawe arampamagara buri kanya ndamubwira ngo iki ibibazo ngiye kwiyirukana jewe ngiye kwiyirukana rwose ako suko ko papa yanga kumvuza reka nta kurya inzara igiye kundicira ngaha nzagira indwara ngira inzara bizagenda bite ubuse koko yaba amafaranga nkajya kwa muganga mana we ngiye gupfira ngaha kwa wehe muraho se sha uracyarwaye ndacyarwaye disi sorry hehe se ntago nzahane yagiye ariko Bihwehwe yabate ejo bundi agira atya iyi muri nteko ejo bundi nawe umuganda ujyane kwa Kiziriko murima we atubeshye tugende tumuhingire ubuhingi butwara bwararitse iso kandi uri yasoza ubukwamo nanjye nabuze uko mufata ndi kuri amutunze amezi agiye kuba arayo ndwariye muzu nakuma udufaranga ubu ngiye gupfa iso ni igisambo wa mwana we reka nigendere ariko nazi mubwire ko tubonana disi mujye munamugira inama amenye ko nanjye ndi umuntu ngaho sha rwara ubukira soko wararumbije isose uko ari igi gendera rwose nisanga warampombeje uzambona gwihute mabuja ndagiye ariko ubyitondere mabuja nukuri wana witondere ibyanjye ariko se mana yanjye ko kumva igenze nkomeze mpfira ahangaha ubu ngiye kwifatira umwanzuro ngiye guhaguruka ahangaha ngende njye ku mujyanama w'ubuzima ndebe ko hari icyo yafasha kuko ninkomeza kwidebekera nirebera nanjye ndagenda nibona nta kundi nyine ndaje ngende nifatira umwanzuro ndagenda gake ariko ndahagera gatatu naje rero nawe kakabare kawe entre nkubiri niba nta mafaranga ufite guma hanze ese gatatu koko twari tugiye no kwiga cyane we tugenda turi mu karere ariko nguje gutaka bari n'iki kintu kingana gutya sakani kanini arawe entre niba nta mafaranga ufite guma hanze ariko si ibintu bimaze gukira koko byivugishwa n'igifaransa aravunje se nyigwe hagatado unyimye inzoga reka nigendere nyine komeza abantu ujye vana imitwaro ngo nigendere ariko ngende gutaka bari reka nigendere nyine urasi Kizirikora aha dore Kiziriko ngura ndamubonye Kiziri none nagucika utanye muri ikibazo naguri bucika rwose nese ubundi njajwe ugereye kuki ngera kuki se narivuje nese ubundi isarahari arahise siwe narutse mujyana ngo amuhaye akazi ko gutangaza uyu munyamakuru no numvise ngo nagiti faka arimo yamureba byamushajije ngwinde giti faka ga data we none ibyo nibi nese Kiziri kuki utanye muri ikibazo noneho ibi sinzi uko mbivuga Kiziri giti faka ga araza mu rugo ndakureka nawe ndabivuga ako se njajwe wakwihanganye ko nirwo ndiho rutanyorohe bazujya muri ikibazo nanjye kirorohewe ihangane ndagikemura ntabwo nabyemera Kiziri ndakurega nanjye sha nihagara sibiki bitaje kurudo uraho neza nkubi muraho umugabo uri arareba anyimye inzoga neza arabo niba atavunje ntawe yama naringize ngo ugiye kunsomya reka yayinyimye arayikwimye nkubiri reka rero nkwigishe imitwe uteka aha noneho wowe tugende umubwire kuzahisha urwagwa ejo amajerekani abiri noneho arahita gukopa nka karindwi tugasomye
iyo mitwe kandi yarya Gatadowa buriya nawe ntagagoye. ahubwo tugende Reka tugende iyo mitwe ndayimutekera ndabanza mwaka amajerekani abiri kugira ngo Tugende. ndi muri seriye. Tugende. Nta dukira tugende turayisoma. ase warwana wari wagiye kwanyirije inyuma y'urugi. Nese papa njye nari nzaho wagiye. Nese kuva kurwaye uwavuga hano ujya he? Nari nagiye kubaraga we na Kiziriko. Uturegera ikize? Nari nagiye kubaraga ngo amafaranga yo kwivuza nuko numvise abatangiye bavuga ngo gitifu akagari ngagiye kuza hano kubareba. Ariko ubwo wasanga nawe wabimubwiye. Ubwo si yaza yizanye aje gukora iki? Naga nyine numvise abatangiye babivuga ngo gitifu akagari agiye kuza mitambire kare mitanigarukira. None urajya gusanga hano uhita ubivugira hano. None sinabigenza nte nyine nagira hano ntayimubwira kuko namwe muri kumemukira. Reka musigane n'iyi nzu. None naza wari wayisangamo. Nese papa ngo kugiye. Gatadowa mpaye amajerekani abiri noneho ejo uzatora urwagwa mu rugo. ariko nk'ubiza bafite urwagwa ruryoshye urabizi abakiriya bantu kurubagora. Nzaba ndufite rwose. Kamuzanira amajerekani mu gitondo azinduka. Dengaye. Aruzuza. Akira nk'amacupa 7 rwose uzakuramo mbere yo kunyishyura. Akira agacu mushyiremo tube dusomasoma aragikurudu. Kiziriko na nubu nturanyishyura ngo njye kwivuriza umwana. Ariko ndakwishyura ahubwo nturamenyera amakuru niba nkubiri na Gatadowa bataragiye kuntega. Nose ya telefone y'umuyobozi w'akagari warayitabye basi ngo umbwire ko yakubwiye. Ahubwo se umwana wawe ameze ate? Umwana wanjye se nahagera ntafite amafaranga nta niyo nshaka nyine ngo njye kureba. Reka ngo hakaze. Ahubwo jya kunekera nkubiri na Gatadowa niba bataragiye kuntega. Mwabwe twagize abasore banje. We nk'ubi. Nende zuza. Ni Gatadowa. Esa no ya Gatadowa. Hanuzaye n'abahungu. Ese nk'ubi baye siko nenzanye abasore barutwara. Urugitsero cyaro wa mugabo we rwose Gatadowa. Cyaze tuhe dusugongere tubanze twari ibintu tutanasugongeho. Uruki nyine nakwane n'uruki. Nese amajerekani waramanuka yimbira kuzayishurwagwa. Hase Gatadowa ko twabaye imyaka myinshi. Wigeze ona nero rutoke. Nitwaguye ikoma gusa. Wigeze hanga aho habona umuvure twenga. Kuyimugabora. Hasi ngumure cyagira imitwe nka yayindi. Ugize ko ubitse ikote nabyo sinamenya ko ikote ntaryo ufite none umpindutse n'amajerekani yanjye. Wa mugabo Gatadowa nge ntarwagwa mfite mu nzu nushaka nje mureba. Ntarwaga nigeze nyuma mu buzima bwanjye. None rero mpa amajerekani yanjye umpera amafaranga y'amacupa yanjye wanyweye ubundi nizamuke. Gusa uri umugabo mubi. Ayo ngayo sizi naho nataye. Nari nisindiye ntago nza amajerekani yawe rwose aho nayajugunye ibyo rwose wibimbwira.